Yes, igitondo kiza, igitondo cy'umugisha bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose. Rwose tubifurije amahoro y'Imana, abantu rwose musenga ku isabato tubifuriza isabato nziza. Igitondo kiza kwa dukurikiye mu masaha y'igitondo, igicamunsi kiza kwa dukurikiye mu masaha y'igicamunsi, ndetse n'umugoroba mwiza kwa dukurikiye mu masaha y'umugoroba, biraterwa naho uherereye. Twe turi mu gitondo cyo kwa gatandatu cyangwa se ku isabato, itariki zo ni 12, ukwezi ni ukwa 10, umwaka ni wa 2023. Tugarutse muri gahunda yo kubagezaho amakuru rwose agiye aramukira mu bice bigiye bitandukanye, ariko twibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni hagati rwose y'umutwe M23 ndetse na igisirikare cya FARDC. Ubwo ndavuga igisirikare cya Kongo bakomeje kugenda rwose bakubitana imitwe cyangwa se bagenda bahangana muri rusange. Turavanga rero dusimbukire muri Kivu y'Amajyaruguru, niho turibanda cyane cyane, tugende tureba mu bice bigiye bitandukanye zagahira, dore ko rwose M23 yagabweho igitero simusiga. Ese iki gitero simusiga yakigabweho mu masaha ya sangapi? Ese kwiza amasaha bimeze bite? Turaza kubireba. Turasimbukira Minova. Abaturage ba Minova rwose bakomeje kugenda barira yo kwarika, bifuza ko M23 yakandagira aha hantu. Ese bimeze bite by'abaturage ndetse n'abasirikare ba FARDC bagiye bahaba? Nabyo turabireba. Turasimbukira ahangaha mu mutwe M23 bahaye amahirwe ya nyuma FARDC ndetse n'abambari bayo. Ese amahirwe ya nyuma babahaye na yahe? Turaza kuyareba. Ese aya mahirwe araza kuba yafashe iki FARDC, cyangwa se araza gutanga iki kubijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ahangaha muri este cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo. Turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo turavuga ahangaha rwose za Minembwe. Abaturage barashimira cyane o bita Colonel Makanika ndetse n'abahungu biwe, yewe utibagiwe nakomeje kugenda bamutera inkunga, baramushimira kubera iyihe mpamvu. Ibi nabyo turagenda tubirebaho. Muri Goma ntabwo ibintu byifashe neza na gato, ibintu noneho byadogereye, ibintu byamaze kugera iwandabaga. Sake byifashe bite? Sake rwose nyuma yuko M23 gize gutya ikigira rwose igakikembura drone ya FARDC, ibyakurikiyeho ni ibihe? Nabyo turaza kugenda tubirebaho. Yewe masisi muzi yuko tuba dufite drone nyinshi zigenda zihakontorora, nazo turagenda tureba uwo iye mumeko iri kugenda igaragara muri bice bya Masisi byose uko bimeze. Rucura turinagayo, Nyiragongo turagerayo, Rubero turagerayo, amakuru yo ni menshi cyane. Nshimira mwese mwamaze gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone ahangaha rwose ku murongo wa Eugene Official. Namwe mutarabikora rwose mbifuriza kubikora kugira ngo mukomeze kugenda muba abanyamuryango ba Eugene Official. Nugukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone rwose, ukarangiza ugakanda no kunzogera, ubundi wabisoza ukajya uba mbere mubabona ikiganiro, ndetse wajya ukibona ugakanda like ndetse na share, ubundi ugakomeza kugenda ubana natwe. Ndasuhuza rwose abari ku mugano wa Amerika rwose, abari za Colorado, umuvandimwe wanjye uri hariya rwose bita Provi rwose ndabiza abadukurikiye cyane, n'umuvandimwe wiyo rwose araza Colorado. Abantu bari Vancouver, abantu bari Canada, abantu bari mu bice bigiye bitandukanye, abantu bari mu Bubiligi, ubwo ndavuga hangane ku mugano w'Iburayi, mwese za Dubai, ubwo ni ku mugano wa Aziya, mwese tugiye tubateye yambo. Nziko mudukurikiranye rwose 5 kuri 5. Abantu dukurikiye muri mu mujyi wa Goma, ndavuga ahangaha rwose za Majengo, za Buhene, za Temuka, yewe kamanuka ahangaha za Gituku, mwese mbateye yambo. Za Minova ndabizi, Ukavu ndabizi, Minembwe mamuriyo, mwese mbateye yambo. Yes, reka nta gutinda rero, ndabizi ko rwose nibiza kudukundira, ndaza gushyiraho n'umuvandimwe Jimmy uri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi turebe uko nawe agenda atudondosha amakuru. Yaramukiye hariya ku muri mikro, aracyari Captain Sinamakosa. Fighter ntabwo abashe kuboneka bitewe n'izindi gahunda z'akazi rwose, tuba tugenda turinganiza, ariko ndabizi ko muri buze kuryoherwa n'ikiganiro tugiye kubategura, ndetse muraza kugenda rwose mukurikirana amakuru akomeje kugenda abera muri iki gihugu cyanyu cya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere kuri aya mahirwe FARDC yahawe n'umutwe M23. Ese aya mahirwe ni mahirwe bwoko ki? Aya mahirwe ni mahirwe
agendeye kuki dore ko M23 rwose ariyo isigaye igenera FRDC ibyo igomba kuba yakora. Ese nagahenge ni M23 isigaye kagena, n'urugamba ni M23 isigaye bigena, n'umutekano ni M23 byose iri kugenda bigena. Ubona ko M23 imaze kugera ku rundi rwego. M23 imaze kugera ku rundi rwego rwose, isigaye ivuna umuhe kongerwa undi. Yongeye guha amahirwe ya nyuma, reka tuyitwe amahirwe ya nyuma FRDC ndetse n'abambari bayo, bavuga yuko bemera ko bagiye kongera kugirana ibiganiro, ariko ntibaba babyemeye kuko burya ibiganiro birasaba ngo impande zombi zibe zibyemeye. Ni nyuma yuko bita Gisegeti rwose iyi gahunda atayikozwa, ntabwo ayikozwa, ariko kudayikozwa kwe nibyo M23 nayo ivuga ati nutabikozwa natwe rwose turaza kukumerera nabi. M23 yongeye gusaba leta ya Kinshasa andi mahirwe, babyira ati mwakwemera mukaza tukabahereza amahirwe ya nyuma, tukaganira mukaduhereza ibyo dushaka, ubundi umutekano tukawubungabunga, abakongomani n'abakongomanikazi bakareka kuba bakomeza kugenda bari gupfa. Ni nyuma yuko rwose navuga yuko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'indi miryango muri rusange itabogamiye kuri leta yasabye M23 ko rwose yagira gutya igatera iya mbere, isaba yuko FRDC ndetse n'abambari babwo na leta ya Kinshasa basubira i Rwanda, bakongera ko basubukura ibiganiro, barangiza bakaganira ku kibazo gikomeje kugenda kibahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bintu M23 rwose ntabwo yabyanze cyangwa se ngo ibinenge, dore yuko yasabye ko Gisegeti n'abambari biwe batera nabo iya mbere bakaza bagahurira i Rwanda, ndetse babwira Gisegeti n'abambari biwe ko aya ariyo mahirwe ya nyuma, ko naramuka ayirengeshejwe cyangwa karamuka ayateye inyoni ibiraza kumubaho, araza kwifatisha amaboko abiri. Ibi ni ibintu byatangajwe na M23 bavuga yuko aya ari amahirwe ashobora ko imboneka rimwe, yuko Gisegeti naramuka yanze rwose kuyakira bishobora kumubyarira amazi nk'ibisusa. Naramuka atakiriye aya mahirwe bishobora kumubyarira amazi nk'ibisusa. Ni mu gihe ku mirongo y'urugamba twamaze kubona ko M23 yamaze guhindura strategie ziremereye cyane, yamaze guhindura rwose umuvuno, bishobora kuba bitabera byiza FRDC ndetse n'abambari babo igihe baba batagize ute, igihe baba batemeye ibyo M23 iri kubasaba. Leta ya Kinshasa nayo ikabivuga ati rwose bijyanye no kuganira namwe ntabwo tubikozwa, ibintu mwivugisha n'ubundi muri nyeshyamba, ati kumva rwose tugenda tukaganira namwe tukaba tugayitse nk'igihugu. Nyamara ngeyo ndebye mbona iki gihugu cyaragayitse kera, kuko iyo urebye ubona yuko yaba ari ku rugamba, yaba ari politike, yaba ari muri angle zose, ubona ko M23 yarabakubise. Ariyo mpamvu abaturage benshi bakomeje kugenda bari no kurira bavuga ati nyaboneka M23 ko twabonye yuko muri kurundi rwego, kuki mutadutabara ahubwo bigatuma mudutererana. FRDC ubwo ndavuga igisirikare cya Kongo gikomeza kugenda kitubangamira ndetse kitubera umutwaro kurusha uko cyakatubereye ibisubizo. Ibiro byatumye rwose FRDC ndetse n'abambari babo batekereza kuri iki cyemezo cyo M23 yafashe cyo kuba ariyo yakwisabira imishyikirano, nyuma yuko Kongo nge mbona ariyo yakagombye kuba iri gusaba imishyikirano. Ariko M23 nk'abantu bashaka umutekano, nk'abantu bashaka kugira ngo igihugu cyabo kigirute kibone umutekano, abaturage babo ndetse n'abavandimwe babaryame basinzire, nibo bateye ya mbere kugira ngo bahereze FRDC amahirwe ya nyuma. Bya bindi umuririmbyi yavuze ati amahirwe ya nyuma. FRDC nayo amahirwe ntiyapfusha ubusa, ishobora kuzayicuza. Aya mahirwe FRDC ni yatera inyoni, ubwo ndavuga na leta Kinshasa, aya mahirwe ni mu yatera inyoni rwose, mushobora kuzayicuza, kuko ibintu ubona yuko M23 yo iri gukorera bizi, yaba ari mu gice cya parti politique, yaba mu gice cy'ibijyanye n'imirwano,
rwose ibintu byose bamaze kubiringaniza, ubona ko icyo basigaje rwose ni uguhereza FARDC icyo twakwita owning, cyangwa se icyo twakwita gasopo. Babwira ati nyaboneka nimwanga ko tuba twasasinzwe ngo tuganire, ibiraza gukurikiraho ntabwo biraza kuba ari byiza, muraza kuba mubifatisha amaboko abiri. So M23 reka biri gusaba FARDC ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange yuko bagana ibiganiro, bakwanga noneho ikabarekurira icyo twakwita za nyamugigima, ikabarekurira icyo twita rwose umuriro, ubundi FARDC ikawota nkuko rwose ikomeje kugenda bigaragara hariya. Reka tuva ahangaha noneho dusimbukira muri teritware ya Masisi. Teritware ya Masisi bimeze bite? Teritware ya Masisi rwose ibintu byahinduye isura. Muri Gahira M23 yagabweho igitero simusiga, igitero karundura, ni igitero rwose navuga kiyobowe cyane na FARDC, dore ko hariya mwabira bice bamaze kuba binagayo. Nyuma yuko M23 yagabweho igitero kuko bazi yuko ari ku wa gatandatu cyangwa se ari ku isabato, rwose ngo M23 idakunze kuba yagira gutya rwose ngibe yajya kurwana cyangwa se yajya kugaba ibitero, ariko bitavugitse ko yagabweho ibitero itabasha kuba yagira ute, itabasha kuba yakwitwara neza cyangwa se ngo yitabare ndetse itabare n'abaturage. Ngo ni urugamba rwatangiye mu masaha y'isa 11 z'igitondo cya kare, ubwo rwose hariya mwira misozi, ubwo ndavuga hariya za Buhimba, FARDC n'abambari bayo bagabaga igitero kuri M23. Ni nyuma yuko M23 ejo aririwe iri kubahiga igenda rwose ibashwiragiza, nyuma yuko twababwiye yuko bari bishe abagabo babiri bahariya za Gasura, byatumye M23 rero rwose ikomeza kugenda ibahiga, ariko nabo ngo akabagize gutya rwose baravuga ati burya rusibiye aho ruzanyura, natwe nubwo muri kuduhiga ariko natwe ntabwo turasa amashaza, natwe turaza kuba twagira ute, twaza kubitendekaho. Kugeza amaginga rwose muri aya masaha na n'isa rwose isasu ririmo riravuza ubuhuha, hari ibintu ntabwo byoroshye, abaturage benshi bakaba bahungiye aho bitazatambi. Ubwo ndavuga abaturage ba hano za Gahira za Gasura bose bahungiye za Tambi. Ni nyuma yuko M23 muri uyu musozi wa Buhumba arimo rwose bakomeje kugenda batikaguranira na FARDC ndetse n'abambari babo. Ni nyuma yuko rwose ahangaha navuga M23 yakomeje kugenda ikomwa mu nkokora, n'izi nsina zikomeje kugenda ziba ahangaha, ndetse n'ibi bishyamba bikomeje kugenda bigaragara ahangaha. Navuga Wazalendo ndetse na FARDC bagenda bakihishamo kugira ngo babashake, bikagenda bigorana, bikagenda biba ikibazo cy'ingora abahizi. Ubu ngubu rero M23 ubu ngubu rwose ngiri kugenda ibahigisha uruhindu, genda bayigisha uruhindu rwose, dore ko yamaze kubwira abaturage ati rwose nimuve mu nzira, ubundi tugukubitire umuginga, tugukubitire rwose abangaba bigize akarakajya he, dore ko rwose urebye usanga imirwanire yabo ari hafi ya ntayo, usibye kuza bakarasa bagatesha umutekano muke, ubundi barangiza bakirukanka. M23 rero nayo ikaba by'abaturage yuko bagomba kuva mu nzira, ubundi ikihanganira izi Wazalendo ndetse n'izi FARDC zikomeje kugenda zigira akarakajya he, dore ko rwose hariya ubona yuko kugenda bazicokumbura hariya mwarura rubingo mwaziriya nsina byakomeje kugenda biba agaterera nzamba. Yes, urumva yuko rero ahangaha muri Gahira ntabwo ibintu byifashe neza, ntabwo ibintu bimeze neza n'aka na gatoya. Sinzi ngo niki kiraza gukurikira, sinzi ngo niki kiraza kuba cyaba ahangaha kugira ngo abaturage bongere basubire mu byabo, bongere basubire gukora activite zabo, nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda biri kugorana. Turavanga rero dusimbukire ahangaha za Muheto naho M23 yabyukiye muri patrouille zo kugenda ari guhiga izi Wazalendo zikomeje kugenda ziri gukora ibikorwa bitari byiza, dore ko muri Muheto naho ngo baraye bari kwambura abaturage burinda gucya, ibintu byatumye abaturage ba hano za Muheto bavuga ati burya nubwo muri abavandimwe bacu, nubwo muri abana bacu, ariko burya ngo ntawe homeri yanze rwose
nta kigenda cyanyu. Bazarendo rwose icyo nababoneyeho nta nshuti bagira. Uwaba uri nyirasenge, uwaba uri nyina wabo, uwaba uri mubyara we, uwaba uri se wabo, iyo maze kwinjira mu kizarendo arahindura isura, aba uwundi. Ntabwo bareba rwose ati uyu rwose twaravukanye, uyu wese rwose twarabanye, ugira gutya rwose akaza akakwambura ntacyo yitayeho. Ubona yuko rwose muri muheto ngo n'abayambuye abambaye abaturage ubona ko ari abana baza muheto, harimo bita baheshima n'abandi. Ubona ko bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubwambuzi byatumye M23 nayo yavuga ati ese ibi bintu bizahereza he, ko ariyo mpamvu rwose dufite papasi yo kugira ngo twigarurire iyi Masisi. Ubundi izi nkoramabara zikomeje kugenda zikora ibikorwa bitari byiza, zigira ute tuzihige, ubundi turebe yuko twazita muri Warikare kugira ngo abaturage bacu babashe kuba bagira umutekano. Dore ko M23 rwose yababye ati nyaboneka Wazarendo ntago ari abantu bo kubana nabo, aho mubona bitameze neza mujye mugira gutya muhave. Ni mu gihe ahangaha muri muheto rwose ngo batwaye ihene zitari nkeya rwose, baragenda maduka barabomagura. Dore ko hari utuduka twe twaragiye dusigara ahangaha rwose, bagenda natwo barashwanyaguza, bari kure baragenda. Ubona yuko ari ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura muri rusange. Ubona ko ari ibintu bikomeje kugenda rwose bitaba byiza ku ruhande rwa Wazarendo, bakomeje kugenda bagaragaza isura itari nziza. Ubwo ndavuga izi Wazarendo ndetse na FARDC muri rusange. Reka tugaruke ahangaha noneho muri Minova naho ibintu ntabwo byifashe neza. Minova rose iri joro naho abaturage baraye bavuza amagaro, bavuza amafirimbi, bavuza amajerekani, nyuma yuko rwose aba Wazarendo ngo babarayemo rwose umuhumo, babambura, bagira ibikorwa by'urugomo babakorera. Ni nyuma yuko rwose urugamba rwo rumaze kwananira, ahangaha bwere Imana basigaye bayirebesha amaso ariko kwikandagiramo bikaba ihurizo rikomeye. Ikintu rero kigezweho ni ukwambura abaturage, ikintu kigezweho ni uguhohotera abaturage, ikintu kigezweho ni ugufata abagore ku ngufu. Ibintu byatangiye kuba ibindi abaturage nabonye bahanga muri Minova bari kurira cyane bavuga ati nyaboneka M23 muri hengo mudutabare, kari mwebwe tuzi yuko mwakagombye kudutabara, ko tuzi ko ibica murimo rwose ari sawa, ari ibintu bimeze neza. Ati twebwe niki turi kuzira, niki muri kuduhora ku buryo mudutera umugongo bigatuma mutabasha kudutabara. Iyi Minova ni centre ikomeye cyane, abantu bayizi rwose ibijyanye n'ubucuruzi irazwi cyane, ndetse no mu nkengero zayo ibijyanye rwose no kuba ari centre ikomeje kugenda igaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubona yuko ari ibintu bitari kwishimirwa n'abaturage, nyamara ari ku buhinzi, ari ku bworozi ndetse n'ubucuruzi. Ubona ko ari centre ikomeje ari centre navuga ivumye cyangwa se ifitiye akamaro iyo mujyi wa Goma, ariko ukabona aba Wazarendo ndetse n'izi FARDC zikomeje kugenda zihakorera ibikorwa bitari byiza. Ni nyuma yuko ahangaha muri iri joro ngo hari abagabo bagera muri 2 barashwe rwose, nyuma yuko izi Wazarendo zagiye kubambura, ariko naho bakabasha kuba babatwara ibyo bafite, ndetse ngo babasha no kuba babarasa nyuma yuko babonye yuko kubasiga ari bazima ngo bitababereye, bavutsa ubuzima. Ibintu bikomeje kugenda rero byamaganwa na societe civile iri hariya. Nabonye n'abaturage benshi cyane bari hano muri Minova batangiye kuva ahangaha muri Minova bagenda bahungira mu misozi igiye itandukanye, harimo za Karuba ndetse na za Mushaki aho M23 iri, aho kugira ngo bahungire muri FARDC ubwo bakagombye kuba bahungira za Chade, za Chadoto, za Mucibwe, za Goma. Ariko babona ko guhungira aho ngaho n'ubundi no guhungira ubwayi mu Kigunda, byatumye rero batangira guhungira iyo M23 iri. Niba M23 mubona yuko abaturage batangiye guhungira aho muri, ni icyemezo kigaragaza yuko rwose mufite icyo mushoboye cyangwa se mufite icyo muri gukora, ariyo mpamvu mwakagombye gukemura nibi bibazo. Ni mu gihe muri territoire ya Karebwa ahanga ndacyari hariya rwose, ahangaha rwose za muri aka gace ka territoire ya Karehe, ubwo ndavuga muri bice bya za Rwangara, nibi bice rwose bya za Karehe, ndavuga za Shanjo, za Nyabibwe.
ngo ubona yuko hariho n'abaturage benshi nabo bakomeje kugenda babura n'inzira yo kuba banyuramo bari guhunga nyuma yuko rwose zira wazarendo ziri muriya zikomeje kugenda zirya inka zabo uko bwije nuko bukeye. Harazanya bigwe rwose ngo akomeje kugenda haba icyo twakwita insécurité itewe na bari abarundi bakomeje kugenda bajyanwayo na zira wazarendo ndetse na bariya basirikare ba FARDC ngo bakomeje kugenda barinda Kivu y'Amajyepfo kugira ngo M23 itayinjiramo. Bari abaturage rero ngo bari hariya rwose za Nyabibwe bakaba bakomeje kugenda babura inzira banyuramo kugira ngo berekere mu bice M23 urimo, kuko ngo hariya babangamiwe cyane ku rwego rwo hejuru, babangamiwe cyane bikomeye, byatumye rero ngo FARDC rwose nayo ikomeza kugenda ishinjwa kuba ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mwabira bice, byanatumye abaturage bagenda barira bavuga ati M23 nayo yakagombye kuza nibura ikaba yadufungurira inzira tukagenda tugahungira aho bari, dore aho FARDC iri ndetse na wazarendo ari nta mutekano bahabona. Urumva yuko rwose ibice byose FARDC irimo, yaba ari Minova, yaba ari za Shanjo, yaba ari za Nyabibwe, yaba ari mwira misozi yindi bwo ndavuga za Rumbishi, ubona yuko rwose nta mutekano uhari naka nagato. Ubona ko rero ngo abaturage bari kurira ayo kwarika nyuma yuko rwose izi FARDC zahawe gahunda kugira ngo barinde abaturage, ariko kubarinda bikaba byarananiranye, ahubwo ari kugenda bakorera ibikorwa bakora ibikorwa by'ubujura ndetse n'iby'ubwambuzi yewe n'iby'ihohoterwa rusange. Ni mu gihe iyi Kongo rwose ngo yashyizwe mu kanama rwose gaharanira uburenganzira bwa muntu, ariko aho kubuharanira cyangwa se kubungabunga ubona ko ari bakomeje kugenda babuzambaguza muri rusange. Reka tugere muri Sake na ibintu ntabwo bimeze neza, umwuka ukomeje kugenda uba mubi, nyuma y'indege ya drone M23 yakekesheje cyangwa se yatwitse hariya ubwo yogogwaga ikirere cya M23 iri gushaka amakuru. M23 ikaba yimanura ku butaka. Ubu ngubu none ikigezweho na amasheri ingingo rwose yo ku rwego rwo hejuru, ndetse no kuba wazarendo zikomeje kugenda zicika hariya mwa kira kigo bari bazishyizemo ngo bazitreninge, ngo dore yuko abandi bagera muri 20 nabo baburi wirengero nyuma yuko wasanga 40 nabo batorotse. Byatumye rero bavuga ati nyaboneka FARDC mwamufite ikibazo, niba abo mwafatanyaga nabo batangiye kugenda babacika cyangwa se babaca muri humye bakabasiga ku rugamba, ni kigaragaza ko rwose hari kitagenda. Batangiye kureba rero navuga rwangendanyi iri muri iki gisirikare cya FARDC, bakavuga ati se ni ikihe kintu gituma nta mikorere igaragara hagati y'abazarendo na FARDC, ni iki gitumye hakomeza kugenda habamo gusuzugurana ndetse no gusubiranamo bya hato na hato. Ibintu byatumye rwose hariya ibintu bigenda bizamba, ni sharing dore kitari gukorwa na FARDC ahubwo iri gukorwa na SADC, nyuma ko FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeje kugenda batinya kongera gusubira ku rugamba nyuma yuko ngo abahapfiriye ari benshi cyane. Tukibaza tese nimba mutangiye gutinya urugamba, ese noneho niramuka rwabaye bizagenda bite? Bishobora kuzahindura isura bikaba ibindi. Urumva yuko rero ahangaha ntabwo ibintu bimeze neza mu nkengero za Sake, ni nyuma yuko M23 nayo ngo yahinduye strategy nshya, iyi strategy nshya nimumbaze ngo niye, dore ntabwo yigeze itangazwa, dore yuko ariko mu nama rwose ikomeje kugenda ibera harazabunagana. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa M23 bavuze yuko strategy yabo nshya igiye gushyirwa mu bikorwa igihe FARDC ndetse n'abambari bayo baba batagize ute, baba baticaye rwose ngo batuze cyangwa se babe basaba ibyo M23 ibyo yifuza ngo bayibihereze. Ubona yuko ari sinzi ko ikiraza gukurikiraho nyuma yuko rwose M23 ikomeje kugenda iri guhindura umuvuno, ariko nge umuvuno wayo nabonye igiye guhindura nuko nyine ari ya system twababwiye ko bagiye kujya bashyira ibirindiro mu bice bigiye bitandukanye ndetse bikomeye cyane, ndetse bakongera n'abasirikare ku rwego rwo hejuru, ngo dore ko rimwe na rimwe bagiye bagenda bagorwa na effective ntoya, bigatuma rwose ibintu bitagenda neza nkuko babiteganyaga. Urumva yuko rero ahangaha muri FARDC hari cyari mu Rwanda ngendanyi,
haracyarimo ibitagenda neza bisaba yuko obita Peter Kirimwami Nkuba obita Christian Kiwewe Shongesha ndetse n'abandi rwose bakomeje kugenda bayobora izi ngabo bisaba ko ziganirizwa kugira ngo zihurize hamwe barebe yuko barwana urugamba karutsinda nubwo mbona biri kure cyane nk'ukwezi ubona yuko rero izi Wazalendo nazo zikomeje kugenda zicika rwose sinzi ngo nikizira baraho zikorera kugira ngo bazimotive zibe nizisigaye zitagenda dore none abataragenda bo ko batangiye kubashyiraho uburinzi bukomeye cyane kugira ngo nabo batabasha kuba bacika bakagenda bakaba babasiga muri rusange reka dushyireho rwose umuvandimwe hariya uri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe tumushyiraho twumve rwose icyo yaduteguriye muri iki gitondo ese we hari andi makuru yaba yamaze kubona muri iki gitondo agiye kutugezaho kugira ngo nawe tumuhe akanya ubundi atugezeho biri kubera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo katurebe komora dafata telefone kombona dafata telefone emeze bite Halo bwana Jimmy Halo Akeneza Amoro mwaramteneza Akeneza aho ngaho bimeze bite ko biri rakeye ako cyane cyane no kwisabato rirakeye bamwe bagiye gusenga abandi gutyo abasanzwe bagira gahunda zabo nabo bazirimo ariko rirakeye nta kibazo n'amahoro namwe wanyu mwaramutse neza natwe bwakeye neza rwose tubonye igitondo cyiza cyane nayahe makuru ategura abakunzi ba Jeune Official muri iki gitondo dore ko rwose iyo ari kwa gatandatu cyangwa se ku isabato ubusanga nta mirwano myinshi hari cyane ubusanga ni hari rimwe na rimwe abari FRDC cyangwa se Wazalendo bashatse kugaba ibitero kuri 23 kugeza amaginga ya ni cyo wateguriye abakunzi ba Jeune Official muri iki gitondo cyo ku isabato mbere ya byose twasuhuza abakunzi bacu ba Jeune Official aho bari hose bagubwe neza kandi bagire weekend nziza n'abandi bakiri mu bibazo ndetse no mu ntambara bahijya no hino batakijyama gitsinze nabo nabihanganisha kugira bakomeze bakomere hano barimo mu bice za Kaniro nabihanganisha ndetse n'abari mu bice za Gatare nabo nabihanganisha ndetse bazabibwe ndetse n'ahandi hose nabo babihangane kandi mbifuriza no kugira ngo babanze bagire isabato nziza kandi bakomeze bagubwe neza nimara kwifuriza abakunzi bacu isabato nziza y'uyu munsi reka duhere muri iki gitondo cya kare tunyarukira ahantu bita ibibwe muri iki gitondo cya kare ingabo zo bita Colonel Janvier na Colonel Jamari zaje kwataka intare zasanga muri iki gitondo ariko ntago babashije guhirwa kuko cyane ko uwo bita Majoro umutekano waruturutse aho bita Bukumba yamanutse amaze gufata amakuru neza ko abagizi bana cyangwa aduyi amaze kwinjira mu akara gace aragenda ajya gutabara abaturage cyane ko izina ry'umuntu bamwise umutekano wayibonye aragiye atabara abaturage hariya ibibwe arashe icyitwa APCRS ndetse na FDLR hariya zari zikoza karaje he cyane nuko bari bazi ko ari ku isabato barashatse guprofita bazi yuko rwose bagiye kwinjira ara nta kibazo bafite ariko rwose ubita Majoro umutekano arabaye atabaye abaturage ko cyane ko ubita Colonel Janvier na Colonel Jamari
bari batatse ibitero kuko cyane cyane n'abana bahavukiye, abana bamwakira cyane bahavukiye n'abana bazi neza, ariko ntabwo bahiriwe muri iki gitondo. Benshi baraharasiwe n'abandi barababariye, cyane cyane ko bari bizamuke bifitiye gahunda y'uko bari busange rwose baraza bameze nk'abinjira mu nzu, ariko siko bigenze rwose. Barabarashe gahunda bari bafite ngo barashaka kwinjira muri Nyange, ubundi bakisahurira umutungo baza bakisubira mu birindiro byabo, ariko ntabwo bikunze rwose. Bwana Sinamakosa hariya muri bibwe muri iki gitondo, ingabo zo bita Colonel Janvier na Colonel Jamari babonye ikibazo cyane, babonye icyo bita isomo muri iki gitondo. Umutekano hariya bakoreye akantu rwose, akoze akazi ko gutabara abaturage muri iki gitondo, bacungiye umutekano nk'uko biri. Arabarashe rwose kabisa, niyo mubwira ngo arabarashe. Na n'ubu baracyashwiragira, amakuru mfite meza na n'ubu baracyashwiragira, aracyakomeza kubarindira umutekano w'abaturage bahara muri bibwe, aho muri bibwe nk'uko bihagaze muri iki gitondo. Bwana Sinamakosa, urumva aho zabibwe rwose ntabwo bimeze neza, urumva yuko rwose babyukiye mu mirwano. Zabibwe babyukiye mu mirwano, ariko nanone ntabwo ari M23 yatatse, ahubwo ni abasirikare bo bita Colonel Janvier na Colonel Jamari. Niba bumva harimo bamwe ba PRS ndetse na FDLR, urabizi neza ko ari agace, ni agace kabo, ni ka gace b'abana bahavukiye, ni ka gace gakorerwa mu gisirikare cy'abana bahariya, ni ka gace karimo FDLR, niyo zose urabizi niyo zihindiye muri bice byabibwe. Rero urumva Bwana Sinamakosa, wenda nawe ayo makuru yaho yafite, cyangwa niba utarayabona, ayo niyo makuru mashya ari hara muri bibwe rwose. Abasirikare ba Colonel Janvier na Colonel Jamari barahabariye rwose, umutekano bakoreye ikintu rwose kabisa, umutekano arawucunze hariya, arabarashe. Bari bazi ko cyane bari bazi ko M23 itarwana ku isabato, bazi ko benshi baba bigiriye gusenga, abenshi baba bari gutyo, none bazi ko bagiye kwinjira rwose, bakinjira hari ibibwe bigira muri Nyange rwose, bakifatira uko bashaka, ariko ntabwo bibakundiye. Bwana Sinamakosa, aho ngaho nk'uko muri uko bihagaze na n'ubu ngubu rwose, umutekano arimo arasukura hariya rwose, arimo arabashwiragiza, cyane yuko noneho batunguwe no kuba bari bazi ko bagiye kwinjira, ariko umutekano akaba yamaze gufata amakuru kare, aragenda bategeye haraza bibwe, arabarashe bimwe bikomeye cyane. Nanone rero tugarutse ku byabaye ku munsi w'ejo hariya muri Gatare, ejo ku munsi w'ejo, ku mugoroba w'ejo, M23 nibwo yari yigaruriye cyangwa umusozi uri strategique, wa musozi werekera za Masisi, wa musozi werekera bisa. Ku mugoroba w'ejo M23 yigaruriye wa musozi wa Gatare ku mugoroba w'ejo, cyane ko abarundi ku munsi w'ejo bahabariye, baharasiwe benshi ndetse na FDLR nyinshi, cyane ko bari baje ari equation ikomeye cyane, harimo umurundi, harimo FDLR, harimo na Wazalendo rwose kabisa hariya, cyane ko umurundi ariwe wari wijanditse hariya, yarashaka kugira ngo rwose kabisa icyo yasezeranye ngo kigereho, ariko ntabwo byamukundiye. Yashatse gufungura uriya muhanda rwose, bakuru kuvugisha abantu benshi, uriya muhanda uva Gatare, Gisuma, Mema ndetse na Bihambwe werekera mu Rubaya, ni umuhanda wari kuvugisha benshi, naho abenshi none ku munsi w'ejo baje kwitambika muri Gatare, ariko ntabwo byabahiriye. Intare rwose zabaye intare hariya, iyo zabakoreye ibikomeye, Aduyi arahababariya cyane, ndetse bafatamo abasirikare b'abarundi bagera mu 10, ndetse na mayiti nyinshi zahagaragaye z'abarundi, cyane ko bambaye n'iteni y'Uburundi, abenshi bahagaragaye mayiti zabo, ndetse n'abandi benshi rwose Wazalenduyo rwose basigaye bapfa nk'ibimonyo, ko ni ba basirikare baza batavuye nta myitozo bafite, n'abandi baba biviriye mu nsina, ni ba bandi baba bafashe mu bikuyu, bamwe baravuye mu bikuyu, nta gisirikare baba bafite, bakaza biyahura
hari Gatare ku munsi w'ejo bahaboneye isomo nayo nguko intare za Sarambwe hari muri Gatare zimo ziracunga umutekano rwose kabisa abaturage bari ntiwareba bari guserebura bishimye ntiwareba rwose ndetse na za Gasheberi yewe barimo barahamagara rwose ngo intare barahamagara ubuyobozi bwa M23 rwose ni bugire batabare kuko nabo rwose harango barabashonje cyane yewe ndetse na za Masisi bashonje ubutegetsi bwa M23 bushonje cyane bana sina makosa ngayo nguko kuntu byari bihagaze hari muri Gatare ariko muri iki gitondo rwose nta rusaku rw'amasasi muri iki gitondo rwose biratuje muri iki gitondo aduyi ntabwo yongeye kugaragara ariko cyetse duteje mu handi masari imbere cyetse nimba aduyi ari buze kuvuka tena ubwo duteyeje naho turaza kumenya ngo uyu munsi giriwe bite hari muri Gatare nguko ibintu bihagaze ku munsi wa none. Yes, urumva yuko rero ntago byoroheje naka na gatoya. Urumva ntabwo byoroheje habe na gato. Noneho reka tujye muri Gatare tunyarukire nanone kuri za nzira zerekera Rubaya nanone aho bita za Rukopfu ku munsi w'ejo uwo bita Koloneli Byiringiro wari uyoboye ingabo za FDLR hari ku musozi wo bita Cyugi hari umusozi uri strategique cyane hari umusozi FDLR yari yarubatse cyane yarubatseho izina ariko ku munsi w'ejo intare za Sarambwe cyangwa M23 ko bamaze iminsi bashanga mu birindiro byabo none intare za Sarambwe ku munsi w'ejo zagize gutya ziragenda zatakura umusozi wa Cyugi habereye icyo bita intambara ikomeye cyane ko n'ahantu FDR yari maze kubaka izina ndetse na Wazalendo na FARDC ko cyane barafite ibintu bikomeye cyane ariko umunsi w'ejo umusozi wa Cyugi M23 yawurayemo hari muri ura musozi kandi rwose ni wari umusozi ntabwo ko ari umusozi wari strategique wari umusozi ufite icyubuze hariya ndetse muri Kaniro ndetse na Rukufu wari umusozi ufite ikibuze ariko ku munsi w'ejo rwose nayo zasambwe no umusozi za raye tayari ziwugezemo urumva ariko muri iki gitondo cy'uyu munsi naho ibintu biratuje nta rusaku rw'amasasi yewe bose ari uruhande rwa M23 ari uruhande rwa Wazalendo ndetse na FDLR rwose muri gitondo bose baratuje ngayo nkuko niko bihagaze nta mirwano iri kubera hari muri Rukufu ndetse yewe hari muri Kaniro nta mirwano iri kubabera uko niko bihagaze muri aka gace. Yes, reka tugushimire urakoze cyane. Ngayo nguko rero urumva yuko ibintu bitameze neza naka na gato. Reka twikomereza ngaha rero bamwita Ntirenganya Jean Paul uyu ni azwi kuzina rya Tiger uyu ngo rwose yari umukuru FDR hariya aho bita muri Tanzania ariko ntago ari Tanzania Dar es Salaam ni Tanzania yo mu majagi hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya rwose za Karenga ugafata nako hariya za Kabeza ugafata hariya za Kumubabaro ugafata mwabira bice by'amajagi byose muri harimo agace bita Tanzania na gace karangwamo FDLR n'indira FDLR uyu mugabo bidasubirwaho ngakaba yamaze kwivuganwa n'umutwe wa M23 Namakuru dukesha drone zacu ziri hariya rwose zigenda zibikurikirana batubwira yuko rwose uyu mugabo mwita Ntirenganya Jean Paul rwose ngo akaba ari we warukuriye izi FDR zabaga mwiri shyamba akaba yishwe na babandi twita bamakaske akaba apfanye n'abasirikare bagera muri 17 ngo ni operation yakozwe muri rijoro operation yari idasanzwe nyuma yuko abagabo twababye yuko bajya bihisha mwabira bivumo biri muri ya mwara amajagi ariko yo 23 nyuma yuko yamaze kumenya yuko bari muri amajagi naho yanze kuhavirira ayikomeza kugenda ibagenda runono aho rwose ikomeje kugenda ikuramwe umwe yivuga na babiri ejo bundi yivuga na batatu ni nyuma yuko twababye yuko hari umuvandimwe rwose wabo ngo davuga umuvandimwe waba FDLR bamwita Rutikanga uyu yari yamaze gufatwa nani watanze amakuru yuko iki kivumo rwose kirara muri Tanzania kirimo abasirikare batari bake ndetse akaba harimo n'umukuru wabo bita Jean Paul Ntirenganya uzwi kuzina rya Tiger
uyu mugabo rero ngakaba yishwe muri iri joro dore rwose yuko M23 izi operation ikomeje kugenda izikorera muri ya ibivumo byose ibyo barimo bakomeje kugenda rwose bagenda babizenguruka bagenda babahubuzamo ubona yuko izi FDL zikomeje kugenda ziba muri aya majagi ibintu bitaraza kuborohera naka na gato ntago biraza kuborohera naka na gato rwose bitewe n'iki bitewe nuko bakomeje kugenda babataganyura muri aya mabuye urumva ko abagera muri 17 ntago byoroshye ntabwo ari bake mu byukuri ndetse n'uyu mukuru wabo warusa n'abayoboye bavuga yuko rwose yarafite n'ipeti rya majoro Muta Jean Paul waruzwi ko gatazirano ka Taiga uyu mugabo rwose ngo akaba yarazwi ko rwose hariya za Kabeza kuba yarariye inka z'abaturage zitari nkeya rwose dore ko ngo no yajyaga hirya no hino agira ngo rwose agenda akora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ariko burya rwose nuvuga ngo igihe iyo kigeze nyine umunsi wawe ugeze ntabwo warusimbuka rwose bikaba byarangiye bamwivuganye ndetse n'abasirikare bagera muri 17 M23 ikomeje kugenda ikora akazi kadasanzwe mwabira bice ikomeje kugenda yivugana abatari bake ni mu gihe rwose ejo mwira minsi yashize eho nababwiraga yuko muri aka gace ka Karenga ariho baje kugwa rwose kubiko bw'imbunda zabo bwo bafataga FDL wari kugenda anekaneka aho M23 igenda iba akaza gufatwa agatanga amakuru yimbitse kuri iyi migambi ya FDL dore ko muri iri shyamba rwose ngo barimo benshi cyane ariko M23 nayo nyuma yuko umenye yuko harimo benshi cyane nayo ikomeje kugenda yohereza abasirikare mwabira bice kugira ngo bakomeze kugenda babataganyura ni mu gihe hari kutabi ahantu bita kutabi rwose naho ngo yarindiri yabo ariko M23 ikagenda ibashwiragiza ariko ntibajye kure dore ko bakomeje kugenda binjira muri iyi nyobo cyangwa se muri ubuvumo kuvamo bikaba byarakomeje kugenda bigorana reka mvanga rero kuri operation y'uyu mugabo rwose wabashije kuba yaraswa ibyo byarangiye ubwo ntabwo bikiri inkuru kuko rwose batubwira yuko operation zigikomeje ndetse nabandi dushobora kumva n'abandi bakomeje kugenda bafatwa cyangwa se bicwa bitewe na situation baraba barimo ahubwo twinajye muri Kivu y'Amajyepfo ubwo ahanga ndajya za Minembwe aha muri Mirembwe abaturage rwose bo mu bwoko bw'abanyamurenge barashimira cyane makanika ndetse n'abasore be rwose bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe zo kurinda abaturage ndetse n'ibyabo rwose banavuga ati nyaboneka twebwe icyo twiyemeje nukuzarwanirira uburenganzira bwacu ni nyuma yuko obita makanika akomeje kugenda agaruka ku jambo rivuga yuko yaba ari umukecuru yaba ari umusaza yaba ari umusore yaba ari inkumi yakagombye kuba twirwaneho ndetse agaharanira uburenganzira bwe ni nyuma yuko mu bice bigiye bitandukanye byaharaza Minembwe aho umutekano wagendaga uba iyanga navuga ko ngo mu bice bigiye bitandukanye ndetse bigari iyi twirwaneho ikomeje kugenda ihagarura umutekano ni mu gihe uyu mugabo bita iki gicyama cya Gumino cyowe na Nyamusaraba rwose gikomeje kugenda gikubitirwa ahareba inzega kanze mbivuga hangaha gikomeje gukubitirwa ahareba inzega nyuma yuko rwose uyu muvandimwe akomeje kugenda akorana ndavuga uyu Nyamusaraba akorana na niyi ngiyi kwa navuga n'aba Maimai ba Yakutumba ndetse na FARDC bigatuma rero rwose obita makanika n'abahungu biwe bakomeza kugenda babakubita babagirira nabi ndetse bigatuma n'umuce navuga butari burimo umutekano abavandimwe batwirwaneho bakomeza kugenda bagarura umutekano ndetse ibice na bimwe aho batageraga bakaba bakomeje kugenda bahagera bitewe n'iki bitewe nuko abavandimwe bakomeje kugenda rwose bahangana n'iki kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara muri territoire ya Fizi mu gace ka za Minembwe ubona yuko rwose makanika ari gushimwa cyane bavuga ati rwose yutahaba ubu ngubu rwose ahacu abahaba ntago haba hakiriho ubona ko rwose ari ibintu byiza ubona ko makanika rwose ari umuntu wakagombye gushimirwa cyane ku bikorwa navuga byo gutabara cyangwa se byo kubungabunga umutekano rwose hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ndavuga hariya rwose mu bice bya za Minembwe ubona yuko rwose hariya muri Minembwe ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura bitewe n'iki bitewe nuko hariya
ibintu byari byarazambye ubwo makanika yabaga ataragera hariya, ubwo twumvaga abo mu bwoko bw'abanyamurenge bagenda bicwa umunsi ku munsi ndetse bakicwa na FRDC, ubwo ndavuga abasirikare ba leta Kinshasa, ndetse na za nkora amaraso izo bitare ditabara zaturutse i Burundi nazo ngo zakomeje kugenda zibangamira rwose abo mu bwoko bw'abanyamurenge babica ndetse no kubanyaga, aho rwose ibintu byakomeje kugenda biba bibi ku ruhande rw'abanyamurenge, ariko makanika hagereye rwose akaba yaraje nk'umutabazi. Ariyo mpamvu tunavuga ati byakagombye kuba byiza M23 nayo rwose hariya iramutse hageze imbaraga zikiyongera, ubundi bagashyira hamwe kugira ngo babe bashyira hamwe, babe bakomeza kugarura umutekano muri Kivu Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Reka dusoreze ahangaha mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma naho ntabwo ibintu bimeze neza n'akana gatoya, dore ko muri iri joro naho abagira muri babiri babashije kuba bakwitaba Imana bishwe n'abasirikare ba FRDC. ni mwabira bice by'u rwose byaza Majengo harazamunigi rwose, ubona ko bira bice bidakomeje kugenda bigaragara nk'umutekano. ni nyuma yuko babinjire mu masaha y'ijoro bakabambura ndetse bakasiga babambuye n'ubuzima, ntabwo babambuye amafaranga gusa ahubwo babambuye n'umuzima. Byatumye rero ibintu bidakomeza kugenda biba byiza, abaturage bakomeje kugenda barira, ariko bakarira mu myotsi nk'abakame, dore ko ubaririra ari we usanga ari we ubabangamira muri rusange. So urumva yuko hano muri Goma umutekano ukomeje kuba mubi, umutekano ukomeje kugenda ubiyanga. FRDC ndetse n'abambari bayo bakomeje kugenda bakomeza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse banagirute banakora ibikorwa bitari byiza, abaturage bakakomeza kugenda babamagana nyine. Ariko ni mu gihe gavana w'intara ya Kivu Amajyaruguru bita Peter Kirimwami Nkuba akomeje kubireba rwose, akaba nkuru kwirebera televiziyo, ubona nta nankete ihaba, nta no kubaza tese ibintu byatewe n'iki, nta no kubaza tese n'abacungaga umutekano muri amakaritiye nabahe, ukabona ko rwose ntacyo bitayeho niki na gito. Ibintu rero abaturage nabonye yuko batangiye kwivovota, ariko se mwe abaturage mwe muri vovota murakora iki? Usibye M23 rwose ishobora kuba yagira iki ikora, ubundi kwivovota kwanyu FRDC yo ntabwo ikwitayeho. Ni mu gihe ibi byamaze kumenyekana ko ngo hari n'imirambo itarabashije gushyingurwa yaburiye ubuzima mwirampanuka iherutse kuba rwose hariya mu kiyaga cya Kivu. Ubwo iyi mpanuka yabaga rwose ngo hari imirambo itarashyinguwe ikomeje kugenda iba hariya muri za morgue mu bitaro bigiye bitandukanye, by'umwihariko hano mu bitaro bya Hopital General bya hano rwose muri Goma, ngo harimo imirambo itari mikeya, nyuma yuko FRDC ngo cyangwa se leta Kinshasa yavuze yuko abari baguye mwirampanuka bose bashyinguwe, ariko ngo byamaze kumenyekana ko harimo imirambo itarashyinguwe, ngo ni nyuma yuko bateganya kuzayishingura nyuma, bavuga yuko iyi mirambo ngo yaba yaraburiye ubuzima mu bitero M23 ngo akomeje kugenda igaba kuri FRDC hariya za Bwerimana. Bavuga ko ngo ariyo turufu bakomeje kugenda bakoresha, bakavuga yuko nibura ngimirambo bashobora kuzayikoresha rwose nk'icyo twakwita prank, cyangwa se nk'icyo twakwita kubeshya abantu, bavuga yuko ngo ubwo M23 yarasaga FRDC n'abambari bayo hariya muri Bwerimana, bavuga yuko iyi mirambo ariyo yaburiye ubuzima muri imirwano, byose bakaba babigereka kuri M23. Ibintu n'abaturage bakaba bamaze kubitahura, bakaba ndetse bamaganye ibintu, babwira aho bita Antoine Felix Gisegeti Kirombo, bamubwira ati nyaboneka ntuzongere kohereza abantu ngo baje gushyingura, dore yuko rwose iyi mirambo banze kwishingurira ubwende, bavuga yuko bazabikora mu buryo bwo kugira ngo bongere babone amafaranga yo kugira ngo iyo bita frais de mission, cyangwa se yo kujya muri mission cyangwa se mu butumwa, kugira ngo baza ahangaha bavuga yuko bagiye kongera gushyingura imibiri yaba yarahitanwe n'imirwano ya Kacanyaga, cyangwa se ubwo rwambikanaga hagati ya M23 ndetse na FRDC. Bavuga yuko aba ari aba victime cyangwa se ari banyakwigendera b'inzirakarengane bagwe muri iyi mirwano, bakaba byose babigereka kuri M23 kugira ngo bakomeze kugenda basiga M23 icyasha, kugira ngo rwose amahanga barebe yuko yabafatira ibihano. Urumva yuko rero abaturage bakomeje kugenda batahura ibi bintu. Navuga ko abayobozi ba Kinshasa bakomeje kugenda bakora bitari byiza, navuga yuko nubwo babikora ntacyo biraza gutanga, dore ko rwose amanyanga cyangwa se amayere yose
navuga abayobozi ba Kinshasa bakomeje kugenda bakora atari kuza kubahira. Ni mu gihe Kinshasa naho umwuka wakomeje kugenda mubi ututumba, mu gihe bita Gisegeti rwose ngakomeje kugenda yibanda kuba bahindura itegeko nshinga, batavuga rumwe n'ubutegetsi bamubwira ati vuga uvuye aho no bita Kabila yarabigerageje biramunanira, wowe ntabwo murusha imbaraga ntumurusha n'ubutwari, ibyo uvuga rero umeze nk'ukirigita ugaseka, ntabwo ibintu tubikozwa, ntago tubyemera, ibyo uvuga byose imyaka usigaje yikore nirangira ufunga imirago wisubirire mu Bubiligi iyo wabaga, n'ubundi ntabwo tuzi uburyo wageze ku butegetsi, kuko uhindura itegeko nshinga abafite icyo ashingiraho. Ati rero ibyo ibyo ushingiraho rwose nta na kimwe tubona gifatika. Ni mu gihe yaba ari abadepite, yaba ari abaministre, yaba ari abasenateri bose bamaganye iki gikorwa. Ni mu gihe rwose no mu baturage rwose nabo bari kuvuga ati natwe rwose ntabwo iki kintu twacyemera, ibintu rwose ntabwo twabihindura, kuko tubona yuko uyu mugabo akomeje kugenda adushyira ahantu hatari heza muri rusange. Songa y'amakuru rero yarari ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngaya makuru yabyukiye, ubona ko ibintu bidakomeje kugenda biba byiza ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo, ubona yuko M23 nayo ngo yafashe hasi hejuru kugira ngo igende iri guhangana na FARDC ndetse n'abambari bayo muri rusange. Ngayo nguko rero, nguko uko twanzuye ikiganiro cyo muri iki gitondo. Muntu utarakanda subscribe, kanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, nurangiza ukande no kunzogera, ujye ukora na like ndetse na share, ubundi ukomeze kugenda ubana natwe umunsi ko munsi. Yari Captain Sinamakosa, mukomeze kugira isabato nziza ndetse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao.